ngo abagabo nguza ngo abagore bakorana amagabo ngo abamaguru bafite nguza amabuno bafite uriya mugore ntabwo bamwanga ko muteri kubera ko urwango nkuru rusana bamwangiye kwera ibintu yavuze bivuga ngo nguzi ngo amaguru bafite niho kubwira abagabo n'abatarajya gusambana ngo mugende musambane mureba abagore mukorana mureba amaguru yabo nguza amaguru bafite nguza amabuno bafite amabuno ni ibiki amabuno avamo iki ayo nta nutayagira amabuno avamo iki ninde udafite amabuno usa nicaje iki Impanuro TV abo bamufite bajye kumufite iwabo ninde uza kumufita iwanjye ngo Yesu ambuza kuvuga Yesu ninde hari tegeko muri Rwanda rimbuza kuvuga Yesu nta na rimwe hari rihari umufite rero ajye kurivuga iwabo kwa nyina cyangwa kwa se avuga yenda nimba Yesu atazemeye kuvuga nimba ntemere kuvuga Yesu nzamuvuga nabo baraza kwiyahura asimbuke kwa makuza cyangwa na Nyabugogo niho musigamba n'abasimbuka apfi mbere yuko nyashyiraho barambwetera barubusa ningirene ngo mbarubusa kandi ubona ngiye hagati y'abagabo abantu b'abagabo ngo aribo bagiye kumvura ngo mbara ubusa ni guteze ngo mbura ubusa bwose mvana mureka ufite n'amagi ati mvanamo kuko niyemeje mvanamo turamo sigarana amabere hanze byose hanze sigaranya agakariso Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. None se urabona ndagayitse filima bereke hose bereke bashyiraho kamera bereke hariya bereke babwira ko Yesu nimba adatubura banyerekere shyiraho kamera hose ubabwire nimba Yesu n'ubupfumu udatubura Yesu ntabwo tuza muri nyakatsi bereke abo ni bajye kwa Yesu bani bajye kwa Yesu ndavuga n'ukuri mbere nago yabaga hano ese ntago mbere nyine aho yabaga hano naho yahakwereka nawe yazakwereka nawe wahita ubona ko cya kabiri tuzagikorera ntacyo yamumariye abapfumu ntacyo Nyamirambo wabaga aho nabaga tuzajya Nyamirambo njya kubereka abantu tuzakora before and after sibyo tujya Nyamirambo aho nabaga ndi mu bapfumu noneho ukompeyaringe naho ndi nagiye gupfumuza kwa Yesu abantu nibajye kwa Yesu abapfumurire Yesu n'umupfumu ndabeshya ntago beshya ese gogo tuvuga ubihakana naje namzaga ambwira nimba Yesu hano yaramangitse zungu kamera cyane nari inyuma hose ubereke injiro no mubereke Yesu yaramangitse ntabwo ararangiza gukora aracyakora ntararangiza jya kukazaho nkorera jya nkorera muri ntabwo ndi buvuge kampani yanjye nkorera ntabwo ndi buhavuge sayikefuse ntiwayivuze ariko ni nyinshi twebwe ndakujyanaho nkorera nawe ukanda kuri asanseri uzamuka yego Kigali mu mwanya wa esanseri se wanaparitse byongere guparika noneho guparika gusa nshira no urutoki nakoze sign in ntago wemera ko ninjira sign in then you are out to enter ugomba gukora mu cyuma ati kwifungura Mrs or Miss please you welcome utakozemo ntibakwemerera Yesu arahangika ndakubaza Yesu nza kujyana naho nakoreraga mbere ntarajya kwa Yesu uzahabona ukompiring ibyo bintu Yesu ni abantu nibavuye mu bapfumu bajye kwa Yesu Yesu n'umupfumu kura amaso ku bantu hanga amaso Yesu niwe genda umusiramu ariko Yesu ndamwemera ntabwo ufite uko bakubaraza kubwira ko arize bande bambwira ubumbwira ninde mwana abashena bamufitiwe abo bamufite bajye kumufita iwabo ninde uza kumufita iwanjye ngo Yesu ambuza kuvuga Yesu ninde hari tegeko muri Rwanda rimbuza kuvuga Yesu nta na rimwe hari rihari umufite rero ajye kurivuga iwabo kwa nyina cyangwa kwa se avuga yenda nimba Yesu atazemeye kuvuga nimba ntemere kuvuga Yesu nzamuvuga nabo baraza kwiyahura asimbuke kwa makuza cyangwa na Nyabugogo niho musigamba n'abasimbuka apfi iryo tegeko rinahari uzi byose yagukoreye jewe ninde wambuza kuvuga Yesu abakira siko bahurwa kuvuga neza Yesu batwikwaga ku manwa y'Imana
nimba muri iki gihugu yenda bibujijwe oya riramutse rihari uzi ibyo yagukoreye bashya waba uzi ko naho hanazahagukura mushake Yesu bigishoboka kuko bashake Yesu ko abonwa none se utekereza ko reka nkubaza mfite account ebyiri mite nkubwira ko Yesu koko ari umupfumu wa nyawe account ebyiri hari ya mbere mfite yitwa Tesiraira uyijye urareba followers mfite uko bangana kuri TikTok ujye no ku yindi yitwa Kilad izo account ebyiri ziri mu bihe bitandukanye hari Kilad ubwo nari nagiye gupfumuza kwa Yesu nari nagiye guhanuza nari nagiye kuraguza nari nagiye kuraguza kwa Yesu hari niyo Kilad indi ni Tesiraira ugende iyo yo nari nagiye guhanuza mu bapfumu basanzwe bisi abantu nkatwe kwa bande bose kwa banyirage izo account zose uzihuze uze kuyireba nawe urayibona uzihuze zose ni izanjye uzihuze urebe iyo nagiye kuko zino mu bihe bitandukanye iyi Kilad nayitangiye nta n'ukwezi ngira ngo ukwezi n'igicuba imaze reba followers bariho kuko Yesu boosting for what kuko Yesu ayiri inyuma ati mwana wanjye tera imbere wageze ahanyaho rabagirana reka nkubwira Imana yacanye itara ryawe nta muntu warizimye ninde nubwo haza tsunami uyu muyaga wa undi ahubwo imbere ari kuryongerera imbaraga zo kwanga we data we noneho jya kuri Tesiraira icyo gihe nari nyiri mu bapfumu bamariye ikigenda hari aba followers nimba ari 110 kandi imazumwa imyaka hafi 2 bamuhaga imiti byose imyaka 2 nyifunga iyo konti iyi rero Kilad nayifungije ubundi nkitangira kujya kwa Yesu gupfumuza kwa Yesu ati mwana ugenda urabagirana tugenda utera imbere Yesu nuko yambwiye abapfumu bamariye Yesu we ntacyo gushinza ntacyo utankoreye ngo wandinze ibibi byari kumpitana nzamushimira bya bindi abantu bikora ibitebo birimo abayugi birimo ibimagi bigishyimbo birimo amayoga bajya gushimira abapfumu ihene y'ibara rimwe ngo inkoko y'ibara rimwe ibyo nzabyikorera mbijyanye kwa Yesu gusenga yari yambwiye ngo ndi mupfumu abonye ngo yamutumye amagi najyanye ubushenzi amagi nabyo ndabivugwa n'iki kubivuga ko nabonyeyo yarabimbeje ibyo ntabwo yabimbwiye ko yajyanye mbere kumbwira ko bayagutumye narayajyanye amagi 6 n'umunani yashyize amagi imbere byagitereye kuki uretse mbikubwira uko byagenze amagi 2 hano imbere ayandi 2 hano ayandi 2 hano ayandi 2 inyuma samagi 8 mbere yuko nyishyiraho barambwetera barubusa ningirene ngo mbarusa kandi ubona ngiye hagati y'abagabo abantu b'abagabo ngo aribo bagiye kumvura ngo mbarubusa ni guteze ngo mbura ubusa bwose mvanamo reka ufite n'amagi nayo nayazanye icyo cyumba banyinjizemo nakigezemo ndareba ndanamani kuzima ndahageze byanyabyo noneho sha umuntu bihakana ko ntagiye kuzima azangira ati mvanamo kuko niyemeje mvanamo turamo sigarana amabere hanze byose hanze usigaranye agakariso ndicara hasi ntabwo ndi buhavuga aho hantu kuko nabanisha ibanga ry'akazi kabo kandi burya buri muntu afite njye nimba Imana yarandokoye ni kazi kabo bagumiye mu byabo sibyo sinduhavuga abasengera ndicara ariko Imana ibandinde mu izina rya Yesu ndi umusiramu ariko nizira muri Yesu ndicara batereka amagi hano batereka ndi hano batereka ndi hano batereka ndi inyuma y'amagi 6 8 yaraye inkoko se yaraye inkoko nayaguze muri botike bari jya wijyanye yo kuyagura ngura amagi y'amanyarwanda amwe ngura amanyarwanda ni sawa Usikujya guteka kareti shazi kunagira kareti. Baba we ni fresh ntari ndayajyana. Abantu baha amapondeze mu Rwanda. Baba we umbira kuna bapfuma ari abaginga.
abana mba amapondezi adafite n'umuhondo sha njyana mu bapfumu njyana y'amanyarwanda gafite agahondo keza gurageze anahumura karete kayo kandi ubwo wasanga yaramfense akankora ubugingo nk'ubwo yanze akajya no kuyarya umva se shaka karete k'abana bese atereka hano abiri andi abiri hano nambaye ubusa nta n'ubwo nicaye ku ntebe nk'ubu wari ufite bw'iki se ko nari nariyemeje gukorera shitani ni naramaramaje amajya abiri hano abiri andi abiri hano n'andi inyuma azana ibintu muri icyo cyuma ninje hateretsemo ibibindi hariteretsemo ibintu byinshi nazi ibyo aribyo arazana akagezengurutsa akageza n'ibindi akazengurutsaho akageza ndabona ibi n'ibiki ndavuga nti noneho banze kuzimu magezi noneho bafite ukuntu banze bakuyobye intege ugiye kwivuza iki se ubundi kugira ngo gutuma amagi bane guca ngo bari bambwiye ngo natsi inyenyeri yanjye ngo yarazima inyenyeri ngo yarazima ndebere kuki batagutumye inyenyeri bagakutuma amagi inyenyeri ni kwikura ngo bagiye gushitura ariko umuntu uri hano ku isi udashobora no kurenga metero zinge ngo agere nibura kuri isi kuri universe yatsi inyenyeri twikomereze va kuba nyabinyoma abo ni begero nubwo nshaka kubamamaza baragakizwa Imana niyo nkuru Imana nikora byose igihe cyabo nikigera abura nabo bazakizwa kuko hari benshi babivamo bakamena mu ndongera mbisubiremo abantu nibabe ku bapfumu nibajye kuri Yesu waje kwikura gute rero nabikubwiye Imana irega kuri yereka nkubwire ntureba pasi Imana yavuze ngo iki kirahure turisangaho dufite sange ku isaha Kigali isaha Kigali turi sangapi saa 8:29 Kigali time yavuze iyi Mana nizera aka kanya pana iyo nizeraga kera kuko kerega bari abapfumu nabo bizera Imana iyi Mana nizera aka kanya ivuze ngo saa 8:30 iki kirahure urakicaramo cyangwa se ndagituritsa kiri imbere yawe iyo saha ntirenga iyi saha ivuze ati saa 8:30 ku itariki turi kangahe uyu munsi 14 ku itariki ya 14 ukwezi kwa 8 2021 pasi ndamuriza indege isange USA pasi nturi hano turi kumwe nubu wicaye imbere yanjye ko ukabona abantu baba amakoti baraje ati turagushaka ati muranshake ati hari indege gutegereje hano ngiye ku muryango injiramo ati hari akazi gagutegereje uragenda ntazagira umuntu kubeye Imana yapanze ntawupangura yanapangwe ntawupanga ntazagira umuntu kubeye mfite ibihamya byinshi mfite iminsi byinshi hari umunsi kera nyine Imana itarangirira neza ngo nkikire ku byiza Imana yaremye Imana yagize yangeneye nize kujya kwa kera nyine nyiri muri abo batindi gasane babapfumu bagapfumukinda nize kujya kuri botike hano nize kubona hari ahantu najyaga mfata ideni kera nyiri mu bapfumu njyayo njya gufata nuriza umwana ati genda ufate ideni aragenda barabimwima aragaruka agera gute barabimwima ko yari umutumye nta cyizere wari ufite barabimwima aragaruka ndavuga nti ntacyo ubwo bikwimye nuko nyine mfunga umwuka ndigendera uri kumva abo bapfumu bari barambwiye ngo ujye ukora ibi ngo mu gitondo ngo ufate ngo kuri ibi kwa kuri muganga prescription kumuganga kandikira ngo 3 umunsi nuko bakubwira nibicucu bari abantu reka mbere ni gutuma utarageze no mwisho abantu turi ninjije buriya shitani arukuna guhindura agahindukiza ubwonko bwawe akabucurika wageze mu ishuri ufite degree yawe muri kaminuza NUR ibutare ugiye kure mu gihe utarageze no muri utareze n'ikibura mwaka urinde wowe uri igiki umva ukuntu shitani yarancuritse yaracuritse ubwonko bwanjye yarabuhindurisha jewe mfite degree yanjye NUR ibutare arancuritse njyanye imbere y'umutana karaba uherekwa koga kubwa bwabugiri tumivu byongereye kambira ngo jye ukora ibi
uzi uko bitwa nuko nagiye ku muganga nibura ufite amashuri nk'ayanjye wize medicine akanyanga ngo jya unywa iki kinini mu gitondo kugira ngo ibisazi byawe bicurame unywe n'ikindi saa sita n'ikindi mugoroba ariko shitani yarancuritse anjyana mu bapfumu aho nibura aho kunjyana basi ku muganga unturisha akampa ibinini binturisha mu mutwe uribaza icyo kintu noneho narishe ndabona ko nk'abo baginga b'abapfumu bambwiye ibi bintu ko babinyimye kandi barambwiye ngo baza n'ibiki Imana rero iyo yagushatse kugaruza neza yawo reka ngaruke kuri ya video nakoze hari video nakoze byangire ngo iri ku byangire gogo nyene gato mbere kutwinjira mu gaho niki kintu wavuye na kiza kuva impinduka yagize bonazo amaze kwakira Yesu Kristo amaze guhinduka muri make Imana imaze kugenda hindura ubuzima n'ibiki byose komeze neza ya ubuzima ni bwiza impinduka byose biragaragara zimwe nawe uri murazivugira kuri kuzireba muri Yesu Yesu we ngwino nakakanyuba ikintu cya mbere Yesu yamuhaye igikundiro ntacyo yari afite igikundiro pe noneho hari ikindi kintu yagiraga umushiha umwana agacara kubera ko yagiye gucara ajya gucara akamutuka ibitutsi bitabaho ndashima Imana ko nibyo byose yabivuyemo burayira umwana yavune yuko akunda ubwira umwana tujya kuzana iriya baro yaguye hari akakubaza ngo ngo yibaro ati kandi wakigira nabo ushibona ngabara mugani ntukatuka abana buryo icyo tumwana nicyo kubera cyo ariko kubera ibyari umurimo nyine ntago yavyumvaga ikindi Imana yamugiriye neza nyine mu mibereho ye indani mu mubiri n'inyuma hari ibyo atarafite yabonye hari ibyo ajya gushakira mu bapfumu yahaburiye ariko bibonera ama promotion mu kazi nyabona buri munsi nyafata nka sign kwa kundi nkora mu cyuma ni sign in ubu nkora sign in na sign in ya promotion nyibona icyo hari ikintu Yesu atankoreye ndakubaza hari ikintu Yesu atakoze uretse mbanze ndeko yabaga akora ariko agahora arira nta byishimo muri we urumva yarakoraga agashyira bariya nibo yakoreraga ngira amafaranga mfite amafaranga kuri konti nta kibazo mfite needs buri kimwe cyose mu ariko nkabona baba wenda apfuye amafaranga afite icyo aba yateganyirije nirukanga baba yandi kuri konti nkahita nyavidura yose mu bapfumu niki kintu nta Imana reka twigarukira ahangaha rero muri rusange ngira ngo turi ahangaha n'abantu bari kudukurikira kuri Kidland kuri TikTok na video baze kugenda barisangaho ibintu byose bigiye bitandukanye ni byiza cyane hano twagira ibihe byiza amasaha abaye menshi cyane tuganira ariko nizere ko ukibanye natwe hari byinshi cyane twagenda tugarukaho ariko ndaza kugaruka kuri zimwe muri videos wagiye ukoraho nk'iyo wari ukomeje mu kanje ngo reka tubanze tunaheraho wera ka video warebye kuri TikTok kagusekeje yakoze nako umukobwa w'ikibuno ngo shari waraje ngo kandi ngo umenga ndaje umenga ndagiye ngo nta cya kintu ufite ngo nize sinyangaga ari ukuntu ukora video ukamundi ari n'utuntu tw'Imana akora natwo nkadukunda ukamundi trending ari video ebyiri ari yavuze y'umukobwa wavuze ngo y'ikibuno ashaka gutira ikibuno birimo abakobwa bambara hari n'indi nakoze y'umukozi w'Imana yize kuvuga ngo abagabo ngo abagore bakorana amagabo ngo abamaguru bafite nguza amabuno bafite Mashalene yari kuvuga nyine ngo yatanze ikiganiro n'ahantu henshi hatandukanye yagiye atangiye kubwiriza abwira ukuntu abagore batakwiye kuba bafuhira abagabo cyangwa se yego uko biriranwa n'abantu barenze tuzabagore bakorana gusa amaguru bafite meza njye numva ibyo atari kubitindaho kuko biri iravuga ngo bagabo ukunda abagore banyu namwe bagore mugandukira abagabo banyu rero umugabo ategetswe gukunda umugore we kuba yabikora ni rero ryamuteye ntabwo yakora yamushyigikira ngo bafite amabuno yagiye gushaka abona her blood flows into my veins that's why niyo mpamvu dutekereza ibintu ntabwo yarakwiye kubashyigikira uriya mu mama ntabwo ngiye kumucira urubanza Imana imbabarire
nawe kandi nabo nibi nta bifate nka urubanza nta kirubanza cyangwa bifite nkaho none nshaka ibitekerezo byawe ibitekerezo byanjye uriya mu mama yaramamaye sibyo yaramamaye navuga ko ari nk'umusitari hano mu Rwanda rero kuba yakwicara akavuga ngo ndi muri uru ruhande ngo mbogamiye muri uru nguru bisa nkaho hari urwo ari masenya ntabwo ari ibyo kuko iki gihugu tugendeye no kwiringaniza bitsina reka bari ko mbyita nimba ariko babivuga simbizi mu mbabare Kinyarwanda cyanjye n'igike uburinganire n'ubwuzuzanye sibyo siko babivuga uburinganire n'ubwuzuzanye ukwiye kugaragaza ko abantu bakwiye kumvikana buriya inspiration y'icyamamare reka mba ariko mbyita inspiration y'icyamamare yihuta cyane igenda nk'umurabyo bavuga ngo urumuri rurihuta cyane ngo urumuri ngo nirwo cyo kintu cyihuta kuruta cyo kintu gifite umuvuduko kurusha ibintu byose rero inspiration cyangwa ikintu wowe uvuze nk'icyamamare nk'umuntu uzwi mu gihugu cyihuta kuruta ibintu byose kuba undi yavuze kuba gerayira nakwicara hariya nubwo natwika indege nubwo nagira gute ariko cyacyamara ikintu kivuze cyihuta kuruta ibyo we yavuze kinakurikizwa nibyo nari ndi kuvuga iyo umuntu ari umusitari cyangwa iyo umuntu avuga ko ari icyamamare hari abantu bakoresha ubwamamare bafite nabi buriya iyo wamamaye uba ugomba gukoresha ubwamamare bwawe mu buryo buri right not in negative kuko iriya video nyikora hari abantu benshi banyandikiye urabireba muri comment baranyandikiye bati mana tuyi umugore ndamwanga kubera iki ntabwo bamwanga ko muteri kubera ko urwango nkuru rusana bamwangiye kubera ibintu yavuze bitekerezo undi hari abari bukwanga kubera ari amagambo akurikije ari amagambo yakuvuze uyakurikije kuki I don't care ariko icyo nshaka kuvuga nuko buriya nimba uri umuntu shyira mu gaciro bivuga ngo ubuzi ngo amaguru bafite niho kubwira abagabo n'abatarajya gusambana ngo mugende musambane murebe abagore mukorana murebe amaguru yabo uwo mugore mubana mu rugo ntaza gutera ubwoba how wakabaye wicara ukagaruza nkuko Imana itugaruza ineza yayo uri umukozi w'Imana garuza abantu ineza y'Imana imeneza yayo wibivuga ngo amaguru bafite se imaguru nicyo kintu Imana yaremanye abantu cyiza kibaho n'abatabirebaga batangira kubireba ugatangira kumva ko umugore mubana mu nzu ari trash ni umwanda ugatangira kureba amaguru yabo bakorana no kandi by the way uriya mugore ni ku mateka mfite njya mbona ashobora kuba yarahemukiwe n'umugabo sibyo rero biravangavanze yakabaye atanga ubuhamya nka buriya yaba yarahemukiwe n'umugabo cyangwa atarahemukiwe n'umugabo ibyo simbyitayeho umugore yemeza ko yahemukiwe umugabo aje avuze ukuri baravuga ati ahubwo wa mugore wahemutse niwe muhemu ahubwo we ntakwiye no kuzongera kuvuga exactly ibyo rero simbyitayeho ibyo nshaka kuvuga ni yakabaye ashyira katikati kuko icyo mvuga ni umuntu ashobora kuba mubi ku ruhande rwe ku giti cye cyangwa akaba mwiza ku ruhande rwe ku giti cye atabishyize muri generali ngo amaguru bafite uzinjya mukoreye judgment uriya mugore yahemukiwe n'abagore bafite ibyo byose wenda bakaba batabifite yes ni ishyari yagize ibyo ni judgment njye namukorera nguza amaguru bafite udafite amaguru n'indese yenda n'ufana n'ubumuga bwo kutagira amaguru nawe ni umuntu kandi ashobora kuba afite ubwo bukaka n'ubushobora no kurenza ufite amaguru sibyo yivuga ngo ayo maguru bafite ashatse kuvuga se ko batayafite bo batari beza cyangwa babashatse batabonaga ubushongore n'ubukaka biriya ni ukubwira abantu kugumura abagabo ni ukubabwira ngo mugumuke murebe amaguru mubemeze icyo rero namubwira ni nahura nawe nzabimubwira ibyo bintu icyo namubwira ni agomba kumenya nimba abo bagabo bareba ayo maguru y'abagore bakorana birengagije kureba ay'abagore babo basize mu ngo akwiye kumenya ko n'abo bagabo bagomba kuzirikana ko abagore babo nabo hari aho bakora
kandi aho bakora nabo hari abagabo, nta hantu hakora abagore gusa, hari abagabo, kandi abo bagabo bazareba ayo maguru yabo nabo, kandi abo bagabo bafite amakofi yabo umva yuzuye koko, bafite n'amakonaki bazabo bagore amaguru bafite, yenda nabo bareba mu maguru, ariko abagore baba bazareba amakonaki n'amakofi. Ubwo si igenze n'iki tuvugishije ukuri, igenze n'iki ari ukureba amaguru ajya amaguru ntibura kwiyongera twatani wawe. Ese uzareba utayira amaso yarebye, ariko umugore azareba ikofa ayitahane, kontaki ayitahane n'imodoka yayo. Ubwo wungutse ninde? Buri wese n'irari rye ni kimwe. Abantu rero bakwiye kumenya ko bagomba gushyira umupira hasi, bakubahana bakanubaka. Kuko iyo uri mubwira abantu ngo nibubake umuryango nyarwanda, tuzi ko umuryango nyarwanda, reka dore mu muryango dusanzwe, umuryango usanzwe, umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana, sibyo? Ubwo rero ndangiye gushyiramo umwiryane hagati y'umugore n'umugabo, ngo amaguru n'amaki sinzi ibyo ari byo, bazatangira gushwana batandukanye. Ubwo tuzatubatse umuryango nyarwanda ntawe. Bwira abantu bubahane ngo yakoreye umugabo amworohera arimo amubabaza, ariko pasi mbarumbwira icyo kintu jewe unciye inyuma, urimo ureba amaguru y'abandi bagore, kandi yenda bandusha amaguru meza, urimo urayareba. Ubwo nzakorohera kuki batari we yahisemo nsuko nzakorohera. Ubwo nutangiye kureba amaguru y'abo bagore beza, nanjye nzajya kureba amakofi y'abo bagabo bandi dukorana. Icyo nicyo gisubizo nzagu. Hari ikizakurikiraho ni ikintu break up, ni gutandukana. Ese nimba dutandukanye twubatse umuryango nyarwanda turawushenye, turawushenye cyangwa turawubatse? Ahubwo turawushenye ko tuwusambuye. Exactly. Abantu rero bakwiye kumenya message baha abantu. Abwira abantu uti nimworoherane, nimwubahane, mukundane. Nimba ari aho bipfuye nimwicare muganire rwose, ni ukuri mubishyire mu buryo n'ibintu. Yes, ibintu bishobora kunanirana ariko mwagerageje, sibyo? Ariko bivuga ngo nguza amaguru bafite, nguza amabuno bafite. Amabuno ni ibiki? Amabuno avamo iki? Ayo nta nutayagira. Amabuno avamo iki? Ninde udafite amabuno? Ubusa nicaje iki? Amaguru. Ubusa nicaje amaguru cyangwa nicaje amabuno? Amabuno bafite. Uriya mugore yarambabaje, Imana imubabarire. Akwiye kubwira abantu ko abantu bakwiye kubahana kugira ngo bagire gute. Uvuga ubutumwa bari kwabwira ijambo ry'Imana. Ubwo butumwa rero tuvuga, reka nishyire muri uwo mwanya, ubwo butumwa tuvuga nkaho uvuga ubutumwa tuvuga nabi. Yagumuye abagabo sinkubeshye, kandi reka nkubwire, hari igihe cyageze pasi sinkubeshye, hari igihe cyageze uyarabizi, sister wanjye arabizi, najyaga nicara nkareba abagabo baranante, sindi kumwe n'umugabo ntubibona nabibonye, te n'umugabo si n'umunyarwanda, umunyamahanga, sibyo? Nayo ndeba abagabo nkabareba, nkavuga nti Imana izama amahirwe, His Excellency atanga amahirwe gusa. Avuga ati buri munyarwanda nansaba icyo ashaka. Bari kumusaba iki? Wibuke kuri kumwe n'abagabo. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Uko nanjye kukubaza ngo mbaza ngo muri kumusaba iki? Wibuke ko na pasi ari umugabo. Ko hari kera, ntabwo ari byaka kanya. Ndi kumubwira amateka ngona mubwiye ubuhamya. Naravuze nti uhuye na His Excellency. Mana we, aka kanya nabivuga, ariko nubu abinsabye nabimusaba kuko ntabwo nabirekeye, ariko imigambi nari mfite yo nayihindura, hari icyo nayihindura, ariko nayimusaba. Ukatuje muri icyo gihe. Barakubita. Nari kumusaba. Barakubita. Ntabwo ari bose bankubita. Kuko hari abagabo navuga ko basebya abandi bagabo. Imana imbabarire nabo bambabare kuba mbivuze, hari abagabo basebya abandi bagabo, ariko hari n'abagabo banyabo bagumana ijambo ryabo. Mbaza rero ngo nari kumusaba iki icyo gihe. Wari kumusaba iki icyo gihe? Nose muri Kigali yakintu ubona kigaragara mfite. Aricyo. Oyabare, ufite imodoka, ufite inzu nziza. Ndakubaza, ndashaka hari etage mfite. Hariyo. Ntabwo n'ikindi watwakiriye. Ntabwo ubwengera cyakora. Oya, by'icyo gihe, kanje muri icyo gihe. Hari etage nani mfite. Iyo se wari ufite. Wabaga mu nzu Nyamirambo, amaguru arara hanze, umutwe uri mu nzu. Ndashaka amaguru by'agaciro. Ndashaka kuvuga ibintu by'agaciro. Etage, imodoka nshaka Range Rover, ibintu nk'ibyo. Ntabyo nari mfite. Ariko rero iyo mbaza ngo saba icyo ushaka.
his excellence mukicara gutya akambaza ngo nsaba icyo ushaka twicaye gutya face to face akambaza ngo nsaba icyo ushaka nari gupfuka mu mavi nkayashyira hasi nyakubaha mubyeyi w'igihugu cyacu mubyeyi w'igihugu cyacu kandi reka by the way reka nkubwire abanyarwanda muri rusange bakunda perezida wacu kandi bafite n'impamvu yo kumukunda hari impamvu zirenga ibihumbi nuko zirenga miliyoni ahubwo si ibihumbi none se ubundi wakunda undi kuruta nde wakunda undi kumurusha ushingiye kuki yabarinde reka rero nihereho ngiye mu bantu bamukunda nari kubita ipfukamiro hasi nyabune nyakubahwa nushaka nindambika y'inkota rwose ninteshuka umbage ariko reka ngusabe his excellence musabye kesiti yayimpa kuko yabivuze ngo nsaba icyo ushaka ukakimusaba yakiguha sibyo musabye kesiti yayi si ariko yayigura kayimpa cyakavuga ati musabye ngo mu mujyi wa Kigali muyoboye yawumpa sibyo kuko turabizi kuva kera abami bagaba turabizi yabivuze mbere y'abanyarwanda turamizi n'umunyangamugayo musaza wacu turamukunda yavuze ati nsaba icyo ushaka ndakiguha icyo reka umusaba cyose kukimpa ubwo rero icyo gihe yo n'aka kanya rega ambwiye ngo nsaba kesiti ndayimusaba akayimpa mubwiye ni mu mujyi wa Kigali muyobore yawumpa musabe parike y'ibirunga na parike y'ibirunga ibiyange yayimpa sibyo apfa kuba yabyemeye kuko aricyo musabe ariko ibyo byose ntabyo namusaba icyo gihe bari kumusaba icyo uri kunyobya utambaza n'ubu se n'ubu bibaze ngo n'ubu nasaba iki wowe uri kunyobya duhere mbere wari kumusaba iki icyo gihe icyo gihe rero nari kumusaba ni kubita ipfukamiro hasi nkabikubita hasi amavi yashaka akazaho ibisebe ni nyakubahwa perezida wacu umutwe uri hasi nawe kubita ipfukamiro n'umutwe hasi byose biri hasi ni nyakubahwa perezida wacu nkunda kandi kuko ndamukunda pe exactly hari ikintu ngiye kugusaba ububasha bwo kwicara ku ntebe umpa isaha imwe gusa yonyine ubwo no kuva isaha imwe kugera iyindi isaha imwe igashira iminota 60 twari kubarana nicara turabara isaha ninyirenza rwose uncisha umutwe nta kibazo ubwo nari kubifata nko ku ngoma ya cyangwa urabizi ko kera iyo warengaga ku mabwiza bawukuragaho nukuri ariko ubu yenda turashimira Imana ko dufite ubuyobozi bwiza ntabwo turi mu ngoma ya cyami ntabwo igendera kuri ibyo bintu sibyo ariko ugenda ari kubimubira nindenze isaha wampaye rwose umpa ikintu cyose ushaka ariko misa imwe acting nk'umwanya urimo ntanga amabwiriza n'amategeko ntabwo ari kuwunyima yawunyima se avuze ati muri Nyarwanda bose nsaba icyo ashaka ubwo genda icyo cyari cyifuzo cyanjye ari kuwumva ndabeshya se ari kuwunyima nari kwicara yamara kuwumva nkapfukama ntinyakura nturawumpa hinda ntitubarane rero kuva ryari akambwira ati kuva isa ubwo iyo saha najya kwicara mu rugwiro nkicarayo ni bari kuba yabinyemereye nkicara ubwo nijyo uri kwagitinga nka perezida w'igihugu mbaza rero ngo muri iyo saha nakora iki ubaye perezida w'igihugu mu isaha data we icyo nakora data we pasi abagabo ko perezida w'igihugu isaha imwe baba we isaha imwe gusa niyo namusaba ntabwo namusaba umunsi wose isaha imwe muhamaze gukora akazi oya mbaza ibyaba muri iyo saha mbazangu ibyaba muri iyo saha byaba bimeze bite ibyaba muri iyo saha byaba bimeze bite yewe we kuvuga ko bahita bafata igihugu pasi bagifashe ntabwo bakifatanya bate ninde wamfatana igihugu se kandi nyihawe n'umugabo w'ikirenga kandi nubaha cyane ungiriye ubuntu bwo kuntiza kumpa icyo kintu musabye nta n'umuntu wakimfata muri iyo saha nakwemera nabapfumagura ibirenge n'uwakwifuza kugifata napfumagura ibirenge adasubira nta n'ibirenge afite akazasigara avuga ati amateka atarabaye muri iyo saha rero muri iyo saha turatangiye turi ku munota wa mbere muri iyo saha batangira kubarana namaje kwicara mu rugwiro nicayeyo uri kuri control dushyire isaha ya tubarane kugira ngo hatagira n'umuntu uze guhenda undi nkayitereka hariya iri mu kadomo neza ni sawa nkayitereka
nagusaba kuba tayimukipa ngiye kugira ngo nze kwirebera oye nashaka undi utari mu mende utari mu turire mu mibare twembi ngayo nguko isare ifite iminota 60 nigabanyamo ibice 4 20 15 rero ya mbere statistique igigo gishinzwe statistique mu gihugu abagabo ku Muhima cyaba kimaje kungezaho raporo y'abagabo dufite mu gihugu bose bananiranye iminota 15 nawe ndi kwatinga mu mwanya wa his excellency ninde warenga kuri iryo bwirizwa ubwo n'uwitwaye nabi muri iryo joro yarasanzwe yitwara neza yabigenderamo mu minota 15 baba bamaze kugeza ya kabiri na 12 y'iki 15 report byose bikusanyije byameze kugera imbere mbibona indi 15 rero mbaza ngo ni iki leta mpagarika ingendo zose mu gihugu kabanza zikanzanira abo bagabo bananiranye mageragere se kwahita yuzura mageragere mbajyana gukora iki na stade sinabajyana aho nabajyana Imana niyihaze byagenda guterera amatsiko ntabwo nahabonda w'igikondo gukora iki abo bantu bananiranye ntacyo bamariye igihugu nibo barimo bateza ibibazo byose bari gutuma abana babinzererezi ku muhanda abo bagabo bananiranye batita ku ngo reka ngubwire na Bibiliya iravuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo nimba warananiranye se urimo urubaka sosiyete uri muri eseni ugura ikibuno urimo urayisenya cyangwa urimo urayubaka mu minota 15 Litco Volcano Horizon n'izindi ntazi simbizi byayimaje kungenza abo bagabo izo mbeba zose zangaho zaraniranye bazizanyaho aho nshaka mbaza rero ngo ni akanyafu mbaza hari ngo ni maze kwa 45 ni 15 ni 30 mbaza ngo ni yaho bazizana hehe nakwemera ngakoresha n'indege nkagaruka ikirere nkagifunga ukoresha indege abari kureka babanza abari cyangwa ugumira 15 babazanya ni Kigali Kigali hehe Nyabarongo kujya kubuhagira se mbuhagira kubaha ingona baza bakiza mu mirima y'ibisheke bagahinga igihugu kikagira mirima y'ibisheke base bakajya guhingira abaturage kuri Nyabarongo ntabwo hari imirima y'ibisheke bakajya kubibagara ubwo naho nabajyana nyine bakajya kubaga witwaye nabi nyine ngo 15 ya nyuma ubwo witwaye nabi ngo nayamutwara 30 ubwo mbaze 15 yo kunzana list imiryango noneho y'abagabo bananiranye bukibazo kikaba kirakemura ntabwo ari abari mu gihugu gusa n'abari hanze yacyo ari n'abari hanze yacyo bananiranye yabanzaniye muri 15 indege se zikori kuko iteka ryaba ryamaze gufatwa na igihugu uri perezida cyo gihe Mrs. President bakabanzanira bamaje kubanzanira abo bari muri ma y'ibisheke barimo barahinga birimo birababaga ukuntu ibisheke birabijyana nabikoze mu minota 15 Kigali ntabwo wayibona kunisa indi 15 indi 15 rero si gice cy'isaha ubwo gishize 15 isigaye abagore bakora iki bananiranye nabo nta bagore bananirana baba nta mugore unanirana gogo niyo munyamategeko mfite buretse ndahagera kanere kukuyobya ndahagera muri yo 15 ntabwo baba bari mu bisheke barimo bahinga bari no mu ngona n'iki gusa ubwo yenda hari abashaka kuza yenda hari warenganye nijoro bamufatiranye kuko yakubise umugore bakamuzana yenda arasanzwe ari umwana mwiza arababarirwa arahanwa byoroshye sinanamuhanuka ubwo uwo mugore wamutumye agaragara muri iyo suri iryo joro yaza akajya mu mwanya nuko bimeze ubwo nicyo iyo minota 15 yabiri gukora ariko ntabwo bisona ko yaba atarimo akora igihano yaba agikora ku buryo muri iyo minota 15 ndi mu isuzuma ryo kureba barenganyijwe n'abagore hari n'abagore bananiranye bakubita abagabo nta mpamvu wakubundira umugore ukubita umugabo ukubita umugore uti ubwo ni ubunyamaswa ubunyamaswa si umuntu kandi ntabwo sosiyete nyarwanda twigisha kuba inyamaswa itwigisha kuba abanyarwanda bafite indangagaciro ubwo rero yes muri izo minota 15
ubu uri ku mafunzo nyine uri ku gihano cyawe ariko ndi gukora n'iperereza nimba warenganye vamo umugore wagusimbura habamo ikintu cyo gusema niko bimeze ukora iperereza oya niko bimeze mbega abanyamategeko akazi ngo muri nimba warenganye vamo umugore wagusimbura vamo sohoka umugore wawe yinjire muri ya minota yose si 45 ubwo ishize 15 rero mbazi ukuntu byabigenze 15 rero isigaye ya nyuma finale babandi bibyiheberera babandi babimitwe ikomeye badashaka kuva kwizima hari abantu ntubizi ko no mu rukiko badashaka no kwemera icyaha bagomeza kwihagararaho aho rero 15 ingona zirashonje cyane kandi nazo zikeneye kurya rero 15 nabambaye ingona zikaba zibafenkenye zimudukikije nabyo zikabafenkenya reka nkubwize ukuri twajya dupima mu nyuma y'ukwezi kumwe mwajya muroba ifipi 50 wowe ndumva wagira ngo uri mushiki wa president wa South Korea biro 50 wagira ngo 50 wagira ngo uri mushiki wa none se nakora iki se nimba umuntu yananiranye wamukorera iki uramuhana muturage n'umutungo w'igihugu umutungo ujugunyira ingona umutungo w'igihugu ndakubaza ni umutungo w'igihugu ubu mfate iyi jage yuzuye amazi sibyo hano hari yuzuye ji uri kuvanga ndi kuvanga ndi kubwira ji ntiwaji wahindutse ugasa n'amazi wanze sibyo afite uburenganzira bwo kubaho ibintu byo kugira Kim Jong ubu rero hano ntabwo byemewe sinzi byure nta gihano cy'urupfu gihari ubwo nagishyiraho nyine ku iteka ryanjye n'abandi bro yatubwire uyu mu president urumva si n'abandi president se nagishyiraho oya nagishyiraho niko tubwire ubwo nahita mpinduritse nayishyiraho nyine bashinga baturihindura mu munota none se mubeje mu minota 15 n'abacamanza bamaze kuburanisha rego gihabwa ko bamaze kuburana ako se niki cyananira uzikumurika ngo bazi ikintu kimwe babagize abereze abere baburi ku isaha imwe uyu mukozi ntacyo isaha imwe kabisa bagize abere ariko reka nkubwire hari abantu banduza sosiyete kugira ngo bayubake sinkubeshye buriya perezida bameze nk'ababyeyi hari abantu banduza inkiko bagashyiraho n'amaturazire hari abantu banduza sosiyete kugira ngo bagere gute bagutera umujinya abo rero bagashyiraho n'amahanga abo rero ariko n'ubundi abayanduza barahana amategeko yaziye ubwo abayanduza bataragaragara nabwiye ko ngo bafite uburenganzira bwo kubaho ubwo bajya kubaho mu mageragere ubuzima bwabo bwose ubuzima bwabo bwose ukagura gereza noneho ku buryo mageragere urayagura ku buryo uragera nka Nyamirambo gereza zose ziri mu gihugu zafunga abantu nk'abo kugira ngo bave muri sosiyete bareke kwanduza umwana uretse ko magereza mba ko ari ubucucike ahubwo babakira amasitade babakira imirimo bakajya kwiga amazu y'abantu akabasohoramo agashyiramo abantu bananira ariko pasi wigize buriya hari ibintu bijya bicanga abantu baba ari abanyarwanda baba n'abantu baba hanze y'u Rwanda abantu bose bajya bibaza ukuntu mu Rwanda twagize ubutabera n'amateka yabaye mu gihugu rwose mu gihe gito nka kuriya gacaca zikaza zigakemura ibibazo kakahava bikarangira rwose ukabona bikava mu nzira mbwira rero urumva ibintu byabaye muri kiriya gihe in short time uza abantu bakoze ibyaha mu Rwanda bakoze ubwicanyi bahize gutera ariko leta igira gutya avuga ati abantu no mubyeyi ni iki sibyo ibira abanyarwanda ati have nimwiyunga nimugire gutya irakoraguza ryamisha iraguyaguye ishima mu mutwe ati nyaboneka musinzire nyaboneka dore bimeze reka mubwire hari ibintu byinshi mukwiye gushimira leta y'u Rwanda ni leta mbyeyi iraguyaguya mu gihe gito nka kuriya abanyarwanda bariyunga abanyarwanda baba we rebesha amaso usubiza inyuma urebe ibintu byabaye umbwira ukuntu natwe ubwacu bijya biturenga tukabira ukuntu byagenze tujya twibaza ese hari maji zakoreshejwe byagenze gute tujya twiyumvisha ibyabaye kandi koko biririyo ntabwo ari ibintu biri dream ni ibintu biririyo abantu bariyumvanamo
sibyo noneho urambwira ngo icyo ntabwo cyashoboka ndakubaza nimba kiriya cyarabaye icyo ntabwo cyashoboka gushyira abantu ku murongo bakareka kwigira ku buryo byananirana ariko bishe manda yawe yarangira byo gukurikiranwa nawe mbishe neza ambishe aba ku buyobozi ugira he nta nubwo nakwica umuntu namwica se hari ubuzima namuhaye wahita kujyanira he hari ubuzima ni gute wambura ubuzima umuntu utamuhaye ibaze uri umunyamategeko none umusaza ngo atikemura ikibazo andimwe wawe yabaye perezida bamuhaye ngo perezida imwe ariko igihugu dore ibintu akoze abantu amagereza baruzuye abandi bari muri mabi ibisheke barimo barahinga byabake by'amaboko byamaze none se sugukorera igihugu oya suku uretse byakora iki ni ugukorera igihugu icyo gihe nabona yakoze bamubariye kwiva bazageza hashize pasi icyo gihe nabona arakoreye igihugu urumva nabona arakoze ibijyanye n'iby'itegeko rigena nase gihe najya gukora iby'itegeko ritagena oya ubwo nuvuga ngo nanjye ibyo nabikora ko nabanje guhindura itegeko byako kanya iryo tegeko ribinyemerera nase hari perezida ukora ikintu cy'itegeko ritabyemera ariko byagusaba n'abajyanama perezida agira abajyanama muri 15 baba babonetse hari abakuyobye ko babazi kujya kumara isaha imwe ubwo banyereje twajyana mu mwobo banyereje tugahindura itegeko ndabeshya banyereje ubwo baba bazi ko nindimuka nabo barindimukana nanjye ndabeshya gahunda yabarimo ni ugukunda igihugu no kugikorera nuko gahunda iteye gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu yani ibintu byiza cyane tudufashe umwanya kugira ngo tuganira kuko abari agaciro kugira ngo umuntu arebe ese bakubwiye ngo ube perezida w'igihugu isaha imwe wakora iki wahindura iki wakongeraho iki mbese muri make kubyo utekereza akanya byandike muri comment cyangwa se usore Kiradi ugende umubwira ati ibi bintu wavuze ujye kuri TikTok wandikemo Kiradi KH ni KHELAAD uratuma umuntu avuga ngo nguza abagabo bafite nguze ngo abagore bakunda bafite ngo bandi bagore bafite amaguru meza nguze ngo ukuntu bafateye neza nguze ikibuno cyiza bafite ngumva ngo sibira karakantu bakora gute bire bintu bikora gute by the way nkundira his excellence reka ngusubire kuri iyo video nkundira his excellence kuko hari abantu dutanga message zitandukanye n'ibyo ubuyobozi bwacu butugezaho kandi bugamije kuduha kandi byiza sibyo his excellence I'm telling you jewe ndibuka muri 2011 sibyo ibyo ni ibintu natangira ubuhamya gutanga abana ibintu ndabihamije jewe 2011 ndibuka REB ikigo gishinzwe education Rwanda Education Board yes baduhamagaza ati abakobwa bafite aya manota bagize amanota ni muze tubafitiye ubwasisi muze ko yewe twaraje baturuka umusaze baturuka ubwasisi icyo ari cyo nakubwira ubwasisi ntabuze icyo ari cyo Cedric ubwasisi uzi icyo ari cyo bonus abatsinzwe urumva niko kundi abakobwa baratsindaga tuvuge bavuze ati normally abatsinze na manota 35 ariko bakavuga ati n'abandi bakobwa byibuze bageze 40 nabo baze bambite baha amashuri biga kugira ngo icyo gihe jewe nari ndi mu bantu kugiye nari mfite na bourse yanjye mfite bourse ya NUR nagize bourse nujuje 55 yanjye muri Hague history economic and geography ni nayujuje nifite Beneta Mussolini uramuzi babara winjyana mu mateka ibyo ni ibintu mfite ibyo bigenda mu maraso yanjye n'amabi yakoze buretse gato baravuga ati ni muze babakobwa mwe icyo nshaka kuvuga hano nshaka kugaragaza ni uburyo leta ya empowerings the empowered ladies ntabwo bakomeje gufata abagore ngo babatsikamire babakandamize wumve ko ari abantu bazaboha n'ibiki ibyibo bakaboha imiseke bakaboha iduseke bakaboha imisambi bakaboha bagateka bakirirwa bakuba amasafuriya bakirirwa bapfura ibyatsi ntabwo ari uko leta yababonye none se
dufite pourcentage ingana gute nimba ubyibuka neza 50 na kangahe ndavuga muri Parlement no mu zindi nzego 50 ari nese ndego niba ribeshye umunyamategeko twitabaza umunyamategeko hano uri guturuze twe n'abanyamafaranga turi kumwe n'umunyamategeko aragenda twunganira umunyamafaranga n'ubibara akayibara amafaranga okay reka tujye kubigendamo cyane urumva icyo nzi cyo nuko muri Parlement ni 30 kuri buretse 30% bureka mbikubwira bureka mbikubarire iyo tuvanze dufite 30% urumva mu nteko 30% tuvanze hanyuma tukagira n'urundi rwego rw'abagore CNF yihariye ku ruhande kandi nayo bigomba gutanga abakandida bayo sibyo ibyo nibyo bizamuka bikagera kuri wa mubare wavuze yes ubwo rero urumva nimba dufite iyo pourcentage mbe nta na rimwe kwijana twari dufite turi ibiki sinefuze cyari cyo kuvuga wowe rero ni amategeko bakobaza imanza ni Conseil National des Femmes inama y'igihugu CNF ni Conseil National des Femmes hakaba na CNG ya birubyiruko iyo nayibayemo ibyo bintu nabibayemo igihe kinini cyane dorome mwe mwarabihoranye kuva kera niyo mpamvu bihoraho niyo mpamvu His Excellency yarabirafata nyaboneka abagore ko barenganye kandi rwose muri abo bagore mo bashiki bacu barimo abagore twashatse barimo abana bacu kandi barashoboye nabo barashoboye kandi bamweretse ko bashoboye sibyo Imana nk'umugisha nyiri cyubahiro umugisha Imana sabira abantu bose impera umugisha nyiri cyubahiro ihe n'umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda mwese n'abanyarwanda nimwakira umugisha ariko muhawe ni ukuri we receive it in the name of Jesus ibyo bintu nabibanyemo igihe kinini nkiri mu majyepfo icyo ni ikiganiro gikurikira uzakimbaze ko ngiye nashaka cyo kureba umuntu wasenze tuzajya kumureba urumva ujyanye sadaka ari sadaka yakwatse ari turo yakwatse nayo yanyatse ariko genza yaryijyanira abandi bajya gusenya bwa ati tanga sadaka ariko rero niba ibintu byaraciyemo urumva twitwe gushima niba ntanejye kwikara yewe nzashima nzashima narabivuze nzagira umuntu udashima yitwa indashima kutashima kandi yitwa ingayi Nindashima na ndashima yitwa ingayi nindashima mu Kinyarwanda Kinyarwanda cyacu cya gakondo cyemewe ni ingayi byose birakoreshwa ingayi nindashima reka mushimire simbi ingayi ubwo rero nzashima muri urugo sinakubwiye se ko nzajyana itangazamakuru ntabwo nzabera ndijyanye kugira ngo nerekane ko ngiye gushima nzaba ndijyanye kugira ngo nereke ibyo Imana yakoze yes ubwo rero ibyo bintu nawe yakoresheje ikibazo ni kimwe abantu azakira bo kugira ngo basengere ntazabona habashyira tuzahabona kubera Imana igihe cyane nikigera tuzahabona kubera Imana bifite impamvu yemeye ko ibyo biba tuzahabona kubera Imana ahubwo jewe ubwo nimba rero nzakubwira nzakurya kara ntitwende tumanuke kuko bishimye kuko I'm telling you ko abantu bakwiye kumenya neza y'Imana nuko ba turi muri iki gihugu n'amahanga aricara kitwaza ati ibi ni ibiki Rwanda tuzi yakoze habaye genocide imeze kuriya niyo turi kubona imeze gutya ntabwo bitekereza kadere rugero kuri aba bose tubona uhere no kuwo wabonye hari amateka mabi babazwe I'm telling you hari amateka mabi babazi ku Rwanda ariko iyo bageze mu gihe bati what the fuck ibintu batubwiraga ariko uzi ko burya abantu babeshya u Rwanda nuko rumeze nta muntu n'umwe ujya mu Rwanda ngo yifuze kuruvamo aruvuyemo ati gute se barahagera ati ubu wava mu bwiza ukajya mu ubukwe ni hano bugomba kinaha mu ubukwe naho mfatira bambere ya audio ya yindi torete abanyarwanda n'u Rwanda Imana ibaha umugisha mubeshye ikiganiro gitanze ayikubwira ukuntu abantu bagera mu Rwanda bati nuko u Rwanda muti nyaboneka n'ubwene gihugu barabufite uri muraza kuvuga waza gufata ubwene gihugu ahantu uzi neza ko ari habi kirazira uzi neza ko ari heza ejo bundi urabizi ko u Rwanda rwamaza Visit Rwanda
Paris Saint-Germain ejo bundi abantu kuri football zibyo ari byo gake Messi ndamuzi wumva football cyangwa n'abakinnyi bangaye mu kibuga ngo ni harya bya bindi RDB yakoze ngo ni mbamene ngo ni mbamene hari ya Mbappe Messi na Neymar hari nabita ni nk'iki harya babyise ngo ni mbamene donc ni trio y'abantu ngo ni mbamene barabamene nabyo sivuga bari bambaye donc bari bambaye Visit Rwanda bose umugongo abantu rero bamwe baba muri Amerika bose bari muri bagiye babona ibyo Visit Rwanda yambaye sinakapost n'abibonye urabize ngo Rwanda what is Rwanda abantu benshi bajya bazi ko Rwanda ari Rwanda urabizi ko hari ntuzayitwaga Rwanda yes ngo ni Rwanda abantu baratunguwe cyane Rwanda I'm telling you guys baraza ikibazo ni kimwe gogo uyu munsi batuye kuri Simba umunyarwanda hano nahagaze umugabo w'umunyarwanda hagaze n'umunyamahanga yenda bafite bari basa nkaho bari balance ye kujyanye na income umunyamahanga afite menshi reka da oya ku rukundo bose bagukunda byayo nubona kate bose barakunda umunyamahanga afite amafaranga yenda tuvuge afite nka net worth tuvuge afite na miliyoni y'idolari kuri konti umunyarwanda afite nk'ibihumbi 500 kuri konti y'idolari wabigenza gute nakunda umunyarwanda kubera iki kubera ko burya uri gahugu n'umuco wako umunyamahanga rero twagera guhuza bikanga neza ngo byisi banyikurye kurundaro kurye kurundaro ahubwo umunyamahanga umunyamahanga ntabwo bemere kubakira se oya biremewe dore hirya yawe baraje bagukubita igishyi hindukira bakore ko ari kukureba bande mbamene ndumva namuvuna muramu wawe n'umunyamahanga mbabarira ndanyere ndamukunda umunyamahanga ariko turabavandimwe ariko tugira dukunda bitandukanye exactly she's right byaramwero na muhima ndashaka yenda ko gatoya twafasha akanya gahageze tugenda tunasubukura muri rusange ndabona n'amasaha ari kugenda yegera amasahani mugani wa n'amasahani yegera amasahani kabisa rero ndashaka ko dukora iki kintu kugira ngo dusa nkaho dusoza yenda hari abantu bakurikiye kino kiganiro baba interested yenda muri make abantu bose babwiye ko Yesu niwe mwami n'umukiza wacu niwe wenyine twasanga niwe wenyine twakurikira kugira ngo mu by'ukuri ibintu byose bibashe kugera neza akanya reka mpere kuri Kiladi gukurikira kuri TikTok abantu bagukurikira akanya bagiye kubona bwa mbere abantu bakunze ibijyanye n'ibitekerezo twagiye dusangira ahangaha ubundi n'ubu bitwahereza abantu muri rusange babwiye gukundana mubahane bakurane hagati yabo bashakanye n'ibindi bitandukanye iki kintu wakongeraho ku bijyanye muri rusange n'ikiganiro twaganiriye n'ibindi bitandukanye tuzatugenda tunaganira n'uyu munsi wa none n'ukuri kwiyumva bitewe n'icyo kiganiro tugira yego urakoze ubutumwa nahereza abantu abanyarwanda bari mu gihugu hanze yacu cyangwa se n'abandi bumva ikinyarwanda nababwira nti nibubake sosiyete barimo ntibagendere ngo ibi ngo dominance y'ibi ngo cyangwa ngo abango nibo ngo bakaze tugende ku mateka y'ibyabaye mu gihugu cyacu turabizi ko kera wasangaga abagabo ari bafite power bafite kwishyira hejuru bakumva ko bakaze bakumva ko baremereye turabizi cyane ko ubu ngubu abagore hari abagore batunze ingo abagabo batazitunze ibyo ni ibintu bisanzwe turabizi ko hari abagore baba bari mu nzego za leta yenda umugabo nta n'ikazi afite rwose ugasanga umugore wawe ni minisitire ariko umugabo nta n'akazi afite kandi rwose mukubana akakubaha nk'umugabo akakuha icyubahiro cyawe nk'umugabo rero dukwiye kumva ko dukwiye gushyira hamwe tukubahana tukubaka sosiyete nyarwanda tukubaka umuryango nyarwanda tutitaye ngo urabona ngo ngewe ngo narakaze ngo ndi umugore ngo narazamutse ngo nta n'ikintu waba uzumbaza ngo urambaze iki waba uzumbaza iki ngo ndashaka umugabo gute ko mfite amafaranga oya ukwiye kumva ko turakeneranye twese jye mugabo jye mugore ndagukeneye we mugabo urankeneye jye mugore dushyire hamwe twumve ko kumva kubona ibitekerezo aka kanya ubuzima hari umuntu uvuga ngo ubuzima ntabwo buri feya aka kanya nshobora kuba nkaze ushobora kuba ukaze uri umugabo ukambona nka trash ukambona nk'umwanda
ejo ukajya kwisanga ukisanga inama y'aminisitiri yateranye iti mana yanjye ati visi meya w'umujyi wa Kigali nguyu urayira ati mumufate si nguyu ikurikiye bati minisitiri w'imari n'igenamigambi ati rayira nguyu ati nawe araje ati ugasanga mbaye minisitiri warambonaga nk'umwanda igihe wabonaga nta kazi mfite tworoherane tureke kumva ngo amaguru bafite ni ibiki ngo amabuno bafite amabuno se ubu nicaje imbaho nicaje umunwa nicaje agahanga nicaje ikibuno buri wese agira ikibuno kuko nicyo ajyana kuri tuwarete tugirirana umubaro tureke kumva ngo ibi ngo kada icyo tugamije twese ni ukubaka igihugu cyacu nimba koko tugikunda twubaka igihugu cyacu gihera hehe mu rugo nese mu rugo byashenye ugira ngo byashwenyutse ugira ngo mu gihugu biba bikaze bishobora kubakika ubu nava mu rugo iwanjye byashwenyutse nkagera ku kazi ngomba gutanga umusaruro ku gihugu ku banyarwanda byose ku isi nkabyubaka ntabwo bishoboka byose bitangira muri basic institution kandi basic institution ni umuryango it's a family so tugomba kubahana je mugore nkagandukira umugabo we mugabo ukankunda ukampa agaciro nk'umugore pana kuvuga ngo amaguru bafite nujya kureba amaguru bafite abo mukorana nayo nzareba amakofi bafite ndeba amamodoka bafite n'amamodoka bafite bateruye uzaba nabare hano bateruye ibyuma wize ubona bagenda bameze ngo papa Sava yakinnye filime ngo hari umugore ninde mugore urimo ni yitwa nde Mama Sava ndimbati yaramubajije ngo nikose ngo bari bapanze dire kugira ngo bakirishe umugabo arangije ati nikose ati byagenze gute se kutandaguye ati ye baba we timbana ndimbati ibi bintu kuko ati gerageza igihe numva namwishyurira atuzi ibintu yankoreye ati ye baba we ugabanga bumvise icyo nshaka kuvuga birashoboka ntabwo abantu bafite ubushobozi bungana bibaho cyane ni ibintu bibaho kandi ni uko Imana yaturemye yes ariko abantu bakwiye kubahana ukanamwubahira kuba impamvu yaguhisemo ntujye kuvuga ngo ibintu ngo yagukoreye ngo mugenzi we ku ruhande yabigukorera ariko ntabwo yakuvanye iwanyu uko bimeze yes yabigukoreye ariko ntiyagukuye iwanyu yabikoreye urishima yego ni akantu kanyuzemo ntabwo yaguhaye ishema ryo gukura iwanyu ubaha umugabo wawe nawe mugabo ubaha umugore wawe kuko wa munsi umwemerera ngo mushyingirane hari abandi batipe bari batonze umurongo benshi nawe mugore wa munsi akwemerera ngo mushyingirane abakobwa hari zariraga baba we zariraga ziri gupfunaguza njye nigeze gutaha ubu abakobwa bari kurira barabutaha baranarira oya barizwa nuko umuhungu abacitse atabari bashatse niba yari yarabibabeshye simbizi baranyinisha ntabwo yankora ibyo bintu ntabwo yabinkora bararize ibyo bintu ntiyabinkora abandi mijirinya uzi kwivumbura mu bukwe batashye ubukwe ibyo bintu ntiyabinkora ngo jya kurya ukazamura amazuru fata fanta ukazamura amazuru hari umuntu mujya muvuga ngo mugakurura gusa dore kugira ngo arimo arafungura byeri ndabwo ni agafanta k'agasitoro ntabwo byoroshye reka duse nk'aho yenda twanzura muri rusange ngo abantu batandukanye ni uburyo kugira ngo abantu bashaka gufuruwinga hari ibitekerezo byinshi cyane birenze ibi ngibi hari abaza ati se noneho uyu nguyu noneho hateye aturutse he ariko numva azanye kuri gutangaza nturutse mu ijuru Yesu aranzanye nturutse he shiya ngo nturutse nturutse tekereza ariko umuntu ambajije n'icyo kibazo ngo nturutse he bazajya kukibaza Yesu wawe ntabwo abantu reka bakira ibintu kimwe mu buryo butandukanye rero bamufuruwinga kuri tiktok hano bavuga TikTok bikora gute hari ukuntu umuntu ubona ari kuvuga ariko ijwi atarirye bukarakana mugakora gute
ufata amajwi y'undi muntu ariko hari n'igihe ukoresha ijwi ryawe ugakora ubu hari nk'ibihangano mfiteho kuri account yanjye byanjye genda ugakora gute nguri kwikora ikore we ukuntu ufata amajwi ukayahuza yego ufata ijwi ry'umuntu tuvuge nge ukoresha irya okay reka mfate ijwi ry'umuntu runaka hano reka nkoreshe irya his excellence sibyo kuko niwe navuga ko ari we role model wanjye unyinspira mu bintu byose ibyo bitekerezo bigomba kugukoresha ibishoboka byose kugira ngo wibesheho hano avuga ati ntawe ugufite umwenda wo kugutunga ibyo bitekerezo bigomba kugukoresha ibishoboka byose kugira ngo wibesheho ufata rero iri jwi ry'umuntu warikoze ukajya hano ugakoresha use the sound ugakanda hano sibyo ukajya hano use sound hano bigomba kugukoresha ibishoboka byose kugira ngo wibeshe ugakanda use sound ijwi rishobora kuba rimara amasegonda 15 cyangwa iminota 60 ntubuzi icyo igihe ijwi riri bumare ushaka gukanda hano kuri 30 cyangwa ku minota 3 uko ushaka kurenga just kugira ngo uhuze bitaza kugucikiramo hagati hanyuma ugashyira hano kuri kabiri kuko nibwo bigenda birandaga kugira ngo ujye kujyana nabyo hanyuma ukavuga uti ufite umwenda wo kugutunga ibyo bitekerezo bigomba kugukoresha ibishoboka byose kugira ngo wibesheho kandi kwibeshaho ntabwo ari icyaha ubwo rero iyo umajije gukina iri jwi uhita ukanda kuri next wamajije gufata wagendanye neza ukanda kuri next hanyuma ugapostinga kuko iyo kanze kuri next ibiza usanga amagambo wavuze agendana neza n'ijwi ntabwo yagusiga gute se kandi ijwi ryaba rigenda gake ugendana naryo uko byagiye ubwita ukanda kuri post ugasanga uragize rero yes cyangwa se iyo ushaka gukoresha ijwi ryawe ukanda hano kuko ubundi hano niho ugomba gukanda use sound ushaka gukoresha ijwi ryawe ujya hano aracyarimo ryarindi nta kibazo n'ibintu nk'ibyo ibintu se kugira ngo business ni uburyo bwo kugira ngo wigishe abantu mu buryo runaka bigufasha ikintu biri bino bintu ni ibintu byawe umukozi ubikunda sakazi kaguhemba sakazi ni ibintu ukora kugira ngo nyine just wigishe abantu cyangwa usangiza abantu mu buryo bw'ibitekerezo mu buryo runaka ibintu byose kuri iyi si ntabwo bitangira ufite intego yo guhembwa cyangwa se ku nyungu runaka cyangwa inyungu runaka ibintu byose bitangira ari plaisir wumva kugira ngo just wishimishe cyangwa kugira ngo ube busy n'ibyawe ariko buriya hard work pays akazi gakomeye cyangwa akazi kakugoye biraguhemba you never know ko uyu munsi ushobora gutangira TikTok ubona ari ibintu just kwishimisha cyangwa iki ejo bikakugirira umumaro rero icyo nabwira abantu abadukoresha TikTok ni ba downloading application ya TikTok ba creating account nkuko nabivuze hard work pays ubwo kakanya ushobora gukora ikintu wumva ko ari ibintu bigushimishije wumva ari ibintu biraho kugira ngo bikutuma uba busy bikarangira uhembwe ugatangira guhembwa cyangwa kubera iby'umumaro ushaka kudahembwa ariko nibura bikakugira umumaro mu bundi buryo icyo nshaka kuvuga ushobora guhura n'abo bantu yenda wifuza guhura nabo ushobora ibyo ni ibintu byose bishoboka cyangwa se ugahura nk'ubu hari igihe kigera ukajya live ni kuri nkaho kuri Instagram uko bikora iyo ufite aba followers 1000 ujya live
abantu bakagukurikira mukaganira mugahana ibitekerezo. Ushobora rero kudahembwa ariko igitekerezo uhawe n'umuntu wajoyininze live yawe kikakubera icy'umumaro. Kandi rega nawe bituma wumva kuri kumwe n'abantu, ntabwo bituma wumva kuri wenyine. Ubwo rero abantu bakwiye kumva ko ibi ntabwo ari kuba tubikora, ntabwo ari ukuba turi imburamukoro. Dufite ibindi byinshi dukora kandi bitwinjiriza. Dufite akazi kacu ka buri munsi ariko tubikora kubera ko hari impamvu. Ushobora kutabikunda, ni uburenganzira bwawe, ariko wicira urubanza ababikunda, wicira n'urubanza ababikora. Ubwo rero ubikunda uwo nguwo unabikora, uwo nguwo wumva ko ari kumwe nanjye, wumva ko ibyo mvuze twemeranya, na following kuri Kilad. Kilad ni KHELAAD. Kilad. Iyo niyo account yanjye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yes, reka tubashimire cyane abantu babanye natwe, dushimire Gogo ko babanye natwe muri uyu mwanya, tugushimire Kilad. Ndakoresha iryo zina, ubu niryo zina rya Wundi Official. Byose bikomeze kugira neza, rero tubashimira abantu babanye natwe, turabakunda cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha ku mwanya nyuma mwadutije kugira ngo mubashe kuganira natwe ku bintu bitandukanye, kandi mbibutse ko Yesu niwe mwami n'umukiza. Niwe mwami n'umukiza wawe ku bugingo bwawe. Ntabwo duteye ibuye abavuga ngo intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamahoro n'imigisha. Ntabwo twari batera ko nanjye mbarimo. Imana imuhe n'amahoro n'imigisha. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuha amahoro n'imigisha. Ibyo nicyo bisobanura. Mwese rero rwose Imana ibaha umugisha, kandi namwe Imana ibaha, kandi muhorane n'Imana. Turabakunda cyane. Mu following Kilad kuri TikTok. Murakoze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.